Bene data ikaze nanone ku murongo w'ubuhanuzi, umurongo w'ibyanditswe byera ku buhanuzi bwavuzwe na Bibiliya. Tukaba tugiye kwigana ibyanditswe byera, twigana ku murongo wa 18 w'ibyahishuwe igice cya mbere, ibyahishuwe 18 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 niwo tugiye kwigaho muri kino gitondo cy'umugisha tubonye kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Ni umugisha kuba tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana ku byahishuwe 18 kandi tukatuzi ko tugiye kumenyesha ukuri kw'iki gihe. Abantu bakwiye kumenyeshwa ukuri kw'iki gihe ku byanditswe byera, ku byanditswe byavuze ku murongo w'ubuhanuzi, bityo tukabasha kwakira ingengabihe. Ikindi tukabasha kumenyesha abantu iby'ubuhanuzi, icyo byavuze, icyo ubuhanuzi bwavuze kubiho kino gihe kurimo gukorwa muri kino gihe. Ngira ngo ahari mwese muri kubibona turi kumwe n'inyandiko, turi kumwe na Bibiliya, ariko ahari turagenda dukoresha mashini kwa ko tubona urumuri rwinshi. Ndagira ngo babwire iki ngiki, kera twigishaga ubuhanuzi, twakwigisha ubuhanuzi abantu babashe kubwumva, ariko kandi nanone byari byo twigishaga ubuhanuzi abantu bakabumva ko ari ibintu by'inzaduka bitazabaho, ariko noneho twageze kuri firidiya, twageze kuri tere yabwo. Ni nayo mpamvu twifuza bene data kugira ngo mushimikire icyo Umwuka w'Imana yavuze muri kino gihe, icyo ibyanditswe byavuze muri kino gihe, tubizeza ibyumvikana, tuzi neza ko atari bidashidikanywaho ko ari byo byavugaga. Reka twige amagambo aboneka mu byahishuwe 18 igice cya mirongo wa mbere. Turavuga ngo, haranditse ngo, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Marayika uyu nguyu ukomeye, ufite ubutware bukomeye, isi ikamurikirwa n'ubwiza bwe, n'ababwiriza butumwa bazasukirwa mu mwuka w'imvura y'itumba, mwuka w'imvura yo ku rugero ruhagije, ngira ngo ku rugero ruheruka, barangiza bakajya kubwiriza ubutumwa, bityo bakaba bafite ubutware bukomeye bahawe n'Imana, bakajya kwamamaza ubutware, bakamamaza iby'ubutumwa bwiza buheruka, iby'ingoma y'Imana iheruka. Niyo mpamvu rero bene data turasabye kugira ngo mwumve neza ikijwi rya marayika avuga. Marayika rero wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware, bityo isi ikamurikirwa n'ubwiza bwe. Nuko arangije ngo arangurura ijwi rirenga, marayika umuntu utumwe n'Imana arangurura ijwi rirenga, aravuga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ahindurwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihamye ku manyi kandi byangwa. Ngira ngo uyu murongo ni umurongo ukomeye cyane, ni umurongo ujya ukangura abantu bagashyiraho amakaka, intekerezo zikawerekeraho cyane, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi bagasamana nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'uwo mudugudu no kudamarara kwabo. Ngira ngo ahari ni ikintu gitangaje cyane muri kino gihe giheruka. Turabona ahari aho tubona ko Babuloni imaje gufata intera, Kiliziya Gatolika n'ubupapa bimaje gufata ijambo rikomeye cyane, kugeza ubwo basigaye bakora ibizira, isi ntibyiteho, kandi abantu babibona ko ari ibizira, kubera ko Kiliziya Gatolika yafashe kuri buri sekiteri yose y'ubuzima, yafashe kuri sekiteri ya religion, yafashe kuri sekiteri ya education, yafashe kuri sekiteri ya economy, ubwo ndavuga iby'imitungo, yafashe kuri sekiteri ahantu hose hari ibimenyetso by'ubugatolika mu gihugu hose, mu bihugu byose harimo ibimenyetso by'ubugatolika. Ngira ngo ahari hari amagambo avuga ngo iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ahindurwa imyuka mibi yose n'ibisiga bihumanye. Hanyuma akavuga ngo kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari ry'ubusambanyi bwabo. Ndagira ngo twimbike muri aya magambo tuyumve neza. Hano hari amagambo y'umuhanuzikazi w'Ishobora byose twakiriye ahagana mu 1944, yanditse amagambo akomeye cyane avuga ngo, iraguye Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwabo. Ubwo ni byahishuwe 14:18. Arandika ngo, mbese ibyo bishoboka biti? Ngo nuguhata abantu kwemera isabato y'ibinyoma. Niko amagambo hano nsomye avuga. Ubwo mu yandi magambo, ubwo icyuzuye cyo kugwa kwa Babuloni kizameneka, ni igihe isabato y'igihimbano, isabato muri izasimbura isabato muri Bibiliya, bityo isabato ye muri Bibiliya igaragara nkaho ari ikimenyetso cy'Imana, igasimburwa n'isabato itariyo muri Bibiliya, ariyo bita muri ikimenyetso cy'inyamaswa, y'ikimenyetso cy'ubupapa mu magambo makeya. Nyamara kandi ntawavuga ko yanywesheje amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwabo, ntirageza amahanga aho ngaho rwose. Abami ntago arabageza aho ngaho ngo twahoze dusoma,
ariko rero aya magambo mwibuke neza yandikwaga mu 1911. Mbese muri kino gihe amahanga yamaje gusinda, igisubizo ni yego. Inyigisho z'ubupapa y'ibita ngo ni common good cyangwa se ngo ibyiza rusange, inyigisho z'ubupapa z'ibita ngo social justice cyangwa se ngo ubutumwa bugenanye na societe, ubutumwa bwiza bugenanye na societe, social gospel, inyigisho z'ubupapa zigenanye na climate change cyangwa se iminuka z'ibihe zerekeza ku itegeko, ibi byose bikerekeza ku itegeko ry'icyumweru. Inyisho za Kiliziya Gatolika zerekeza ku byo kwangirika kw'imico, abantu bamaze kwangirika ku mico bakabishinza ko ari abantu badakurikiza amategeko y'Imana arimo isabato y'ubwayo bihimbiye. Nyamara Imana y'ubwayo ivuga ko icyatumye isi izana umuvumo n'indahiro ari ukubera ko baciwe ku mategeko y'Imana. Ibyo byose ni byerekana ko itegeko ry'icyumweru ari ryo rigomba gusoza ibintu. Bityo rero kuba kwa Babuloni ntikurarangira igihe cyose ibi bizaba bitarasohora. Igitegeko ry'icyumweru ritarasohora ntabwo koko Babuloni kuruzura. Bityo rero ngo kandi ubumwe hagati y'Itorero n'isi butaragerwaho mu bukristo bwose. Mwibuke nabwira ngo aya magambo yavugwaga mu 1911. None turi mu mwaka wa 2020 aho tubona ko noneho itorero na politike byivanze, ubugatolika n'ubuprotestanti byafatanyije gukora mpuzamatorero. Bityo nanone ubugatolika bwo bwafashe indi ntera ikwiye gukangura isi, intera yakanguye ababishopu, intera yakanguye abantu bose muri Kiliziya Gatolika. Barangije twayiga tuvuga ko Kiliziya Gatolika isa nk'ibigirwamana biciye mu gusenga Mariya n'ibindi bishushanyo by'abatagatifu n'ibindi byose bigiye bitandukanye byanduye kandi byanga uko biri bivuga. Twagiye tubivuga ariko ibintu byumvikana neza. Ariko noneho hari ikintu Kiliziya Gatolika yakoze ku itariki enye z'ukwezi kwa 10 aho bari muri synode bita ngo ni Pan Amazon Synod, bagamije kwigarurira bagamije kugira ngo barebe iby'impinduka z'ibihe ndetse n'uburyo ngo barinda ikirere. Iyo nama nicyo yari igendereye, ndetse ngo no kwigarurira abaturage bari bita ngo ni indigenous people baba mu misozi y'ama-Ande bita ngo ni Cordillère des Andes. Bityo abo baturage bakaba barasengaga Imana bita ngo ni Pachamama. Ngira ngo ahari bavandimwe nagerageje gushaka ubusobanuro bw'ijambo Pachamama kugira ngo mwumve neza. Pachamama yaramijwe i Vatikan ku itariki 20 ku itariki enye z'ukwezi kwa 10 iramirizwa muri Jardin ya Vatikan. Bityo bihagurutsa abakardinali bose, bihagurutsa ababishop bose, bihagurutsa abariki bose muri Kiliziya Gatolika kuvuga kuri ibyo bintu, bavuga ko Papa Francis abaye antikristo. Bityo abantu twamagaye kuvuga ubutumwa bwiza no kwerekana aho ibihe bigeze ntabwo twize tubikora. Bityo Imana yahagurukije abandi bo kugira ngo bagaragaze ukuri. Bene data ni mukanguke, ndi mukanguke ndetse ni mukanguke. Pachamama rero nagerageje gushaka ubusobanuro bwayo nanda ngo earth, life, harvest, farming, crops, fertility. Ubwo ndamusengiye gutranslate ngo nisi, ubuzima, umusaruro, ubuhinzi, ibihingwa ndetse n'uburumbuki. Ubwo rero Pachamama mu yandi magambo dore ukuntu bivuga ngo Adanayo bayita ngo ni Pachamama, mother of the earth, Queen Pachamama. Mwibuke neza Kiliziya Gatolika ivuga ko Mariya ari nyina w'isi n'ijuru. Noneho tubonye indi nanone kandi tubona ko iyi Pachamama kugira ngo inkomoko yayo ngira ngaho tubona ko ari isano ifite na nyina Kiliziya Gatolika, kubera ko tuzi ko Pachamama niyo mother of the earth, naho Mariya akaba ari mother of earth and heaven. Bityo rero Pachamama uku gusenga kw'aba baturage bo muri mu misozi y'ama-Ande, gusenga kwabo babikomeye kuri Kiliziya Gatolika, ndetse umuntu wo gushyiraho n'umugore utwite. Turaza kureba neza muri kino muri no video nibyo tugiye kuza kureba tugasanga uriya mugore hari icyo afitanye na Bikira Mariya. Hano rero ngo Pachamama baravuga ngo is a goddess. Ubwo ni kuri Wikipedia baravuga ngo bisobanura Pachamama nk'iki ngo is a goddess revealed by the indigenous people of the ants. Mu yandi magambo ngo ni Imana, ni ikigirwamana kiramwa n'abaturage bo misozi abaturage baciye bugufi baciriritse mu misozi ya Ande. Ndetse iyo Pachamama ikaba izwi nka nyina wa Mariya nka nyina w'isi. Bityo rero ngo Pachamama is fertility goddess, ni Imana y'uburumbuki. Bityo rero Kiliziya Gatolika yateye intambwe yo kwifatanya n'Ubuyisilamu
Kiliziya Gatolika ifatanya intambwe yo kongera kwifatanya n'Ubuprotestanti bwarangije kugwa. Hanyuma ikigaragaza kirimo kugenda gisa naho gisatura umusozo kuko bigiye kubaho biheruka, nuko Kiliziya Gatolika igiye kwihuza yihuje n'isi, yihuje n'abasenga imyuka y'abadayimoni, ndetse nuko Kiliziya Gatolika nubwo n'ubusanzwe niyo bwayisenga imyuka y'abadayimoni, nuko noneho yishyize ku mugaragaro kiguye. Kugwa, iyo tuvuze ngo kugwa kw'ikintu, iyo ikintu cyaguye, iyo kanaka yaguye, iyo naguye ndi umunyabyaha, iyo nari umukiranutsi nkagwa, bishatse kuvuga ko ubwo navuye mu byizerwa, cyangwa se umwambaro w'ubwiza nambaye wose warangije kumvaho uko byakabaye. Ubwo rero niba bimeze bityo, niba uko umwambaro wo kugira gute, niba umwambaro nitwe icyo gukenuka nawe uvuyeho, ubwo mu yandi magambo Kiliziya Gatolika ubwo yasengaga imihango ya gipagani, yasengageshaga ubupagani, yitukira ko yiteye ubukristo, abantu bakaba bambaye imyenda yera ndetse wagira ngo batwaje Imana ibitabo nk'uko bajya bigaragaza, nyamara imbere yabo ibyo baramya ari ubupagani. Ubu noneho umwenda wa Kiliziya Gatolika wavuyeho. Abantu bose mugiye kureba ino video igiye kubatera ubwoba, ndetse n'ikindi kintu muraza kureba icyo abakardinali bagiye bavuga kuri ino video, muraza gusobanukirwa neza n'ikintu gikomeye cyane nta mutari muzi. Ndagira ngo mushimikire neza murebe ino video, muyige neza mwitonze. Mbikoze kugira ngo buri wese akanguke, kugira ngo ari umugatolika, ari umuprotestanti, ari umuki, mwese mukanguke murebe irimo kubera ku Kiliziya Gatolika, mwese mukanguke murebe ibyo Papa arimo gukorera isi, murebe aho ubupapa bumaje kugeza perezida bo mu isi, abategetsi b'isi ndetse abanyamabanki b'isi, murebe aho Kiliziya Gatolika irimo kwerekeza umugambi wayo muri kino gihe. Teka ruke, reba hariya. Turabashuhuje bene data, turashuhuje ku bwa video n'ubundi twena kubatangariza. Iyi ni inama yabereye i Vatikani ku itariki enye z'ukwezi kwa 9, yahuje ababwiriza butumwa ubushake witwa ngo nabarayiki, ihuza abakardinali b'i Roma, ihuza ababishop b'igice cya Amazon yahuranije. Ubwo nagana hagati muri Amerika, ngira ngo ahari murabona papa arimo gusuzanya n'aba brother cyangwa se abafreri imihango yari igiye kuhabera. Imihango yabaye ikintu gitangaje cyane cyatumye isi ikanguka ikibaza kuri Kiliziya Gatolika icyari cyo. Reka mwese mwihere ijisho murebe iyo nama yari igamije kugira ngo bite ku bidukikije, dore ko muri kino gihe intumbero ari yo kwita ku bidukikije. Bavuga cyane cyane mu kuramya iyo bita ngo ni Laudato Si. Muraza kumva inshuro nyinshi bavuga Laudato Si, basoma inshuro nyinshi Laudato Si. Muze kumenya Laudato Si cyari cyo, aho bagiye gukora imihango ya gipagane igiye kubahuza n'irindi torero rya gipagane, n'irindi dini rya gipagane riboneka muri Amazone, riboneka mu gace ka Amazone. Bavuga ko ari rifite imana bita Pachamama, bavuga ko ari imana y'uburumbuke. Bityo iyo mana ikaba yaragenejwe na Bikira Mariya. Ngira ngo ari papa muramureba, aranezerewe kuko agiye kongera gusurukanya n'abapagani. Ngira ngo ahari ubuhanuzi burasohoye boneka mu byaduka byo minsi meruka, uko itorero risenga Kristo rigomba kwifatanya n'isi, kandi abavuga ko bavugira Kristo nk'umuhagararizi wa Kristo ku isi, bavuga ko bafite Yesu Kristo, ko bagomba kwihuza n'amatora ya gipagani. Bityo kugwa kwa Babuloni kwakora rangiye. Mwibuke neza amagambo avuga ngo iraguye Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga bihumanye. Ahanga tugiye kureba ukuntu neza ubuhanuzi bwasohoye, uko tubona ko Babuloni iguye, ubwo tubona ko itorero rigiye kwifatanya n'isi. Ngira ngo ahari mu ma speech agiye atandukanye yabereye i Vatikan, muri iyo Jardin barimo kuramya, habereye imihango igiye itandukanye. Ngira ngo ahari muri kureka mu kibuga, murareba igiti, murareba karakano kari hagati, muraza ko kabona neza ishusho neza, nagomba kubona murabona abicaye bategereje ibigiye kwabera. Bamwe bafite imisaraba y'imituku ku gahanga, urabona abandi banditse bambaye amabaji agiye atandukanye. Mu by'ukuri barabukereye, biragaragara ko biteguye ku kigiye kubera aha hantu. Niyo mpamvu ngira ngo mwitonde murebe neza. Ibyo ni ibiki? Ibyo binyoni bimanitse aho ngaho murabibonye? Nimubikurikire murebe neza, mwumve kumva ya magambo avuga ngo ihindutse icumbi ry'abadayimoni,
ahahinduka imyuka byose n'ibisiga bihumanye, ibisiga bihumanye n'ibinyoni bihumanye. Muraje murebe ibinyoni bihumanye hano, muri kureba Kardinali Papa Francis yicaye, abafreri. Umugambi wa kijezuite wo kurimbura isi ugezweho. Kari akantu kari hagati k'akaziga kariho abagore babiri, karimo wagira ngo nakato bari mu kato kameze mu nyanja, muraza kukabona. Ngira ngo ahari mu speech agiye atandukanye, mu magambo agiye atangwa, muri kure icyo giti giteye aho ngaho kirimo ibinyoni, kandi koko ngo ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindwa imyuka byose n'ibisiga bihumanye kandi byangwa. Nimukurikiye neza muraza gusanga ibyanditswe umurongo ku murongo byagiye birimo kugenda bisohora, kandi bikaba bifite icyerekezo kimwe cyo kudasubira inyuma, ahubwo bikaba byerekeza ku iherezo. Cyane ubwo turi muri 2020, umwaka wa 2020, aho ubupapa bwavuze ko ari point of no return, cyangwa se kuri point itazasubira, aho batazasubira inyuma mu gusohoza imigambi yabo, mu gushyira mu bikorwa Laudato Si yabo. Mwibuka ko Laudato Si ifite umugambi wo gutegeka itegeko ry'icyumweru, gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, niko biba byise, gutegeka itegeko ry'icyumweru. Hanyuma bakavuga ngo ntago bizasubira inyuma. Ngira ngo ahari mu speech agiye avuga atandukanye, hari umugabo umwe w'umujezuite wigeze kuvuga amagambo aremereye cyane, aravuga ngo Laudato Si agenda ya Papa Francis igomba gushyirwaho mu myaka 10. Barimo kwigamba ukuntu Amerika yari yarigize nk'irisitu. Guhera 2004 batangiye gahunda nshya yo gushyiramo ubutinganyi, bikatangira binanirana ariko bikazarangiza biherutse bikunze. Ni ikintu rero cyumvikana cyane kandi gishoboka ko bigaragara ko bizabaho, ko bizashoboka ko niba barashyize ubutinganyi muri Amerika bukamara imyaka 10 kandi kuko bukagerwaho, ni umugambi wabo ko bagomba gushyiraho gahunda yo gutangaza itegeko ry'icyumweru, kandi bikaba mu byose bikaba mu myaka, bakavuga ko bigomba gukorwa mu myaka 10 cyangwa se munsi yayo. Bityo bavandimwe, uyu mwaka w'ikinyagihumbi gitangaje wategerejwe igihe kire cyane 2020, muze gusoma mu ntambara ikomeye ku ipaje 414, aho muri buze gusoma amagambo atangaje cyane. Yego mukomeze muhe amaso murebe nanjye nkuko ndi kureba. Yego hari ubwo tutashaka kumva ururimi bavuga, ariko ndabizi ko nubwo tutabasha kureba ururimi bavuga, turibuze gusobanukirwa n'ibihari. Murebe abantu ukuntu bameze, bareba bafite ubwanwa nk'ubw'injangwe. Murebe mukurikira uwo mugabo uhagaze aho ngaho, muze kwitegereza mwebwe mu hereza amaso. Witness your eyes please, ntimuze gukirana kimwe mutakaza. Kandi buri wese witegura urugendo rujya mu ijuru yitegura iki ngiki. Kubera iki Babuloni iguye, kuki abantu turimo kubyamamaza? Babuloni iraguye. Yego dore ka kano karimo kagenda kaza neza, nyanga murimo kubona ishusho igaragara. Murabona akato karimo abagore babiri bose batwite. Murabona utuntu turi mu kintu kimeze nk'ihema rimeze nk'inyanja, ririho utuntu tugiye dutandukanye, akato ku ruhande, ingashyo ku ruhande. Mu by'ukuri bavuga ngo ni abaturage bo muri Amazon, ngo bita ngo ni indigenous people, cyangwa se ngo ni abantu bakavukire muri Amazon basenga iriya mana, bavuga ko ari imana y'uburumbuke, imana y'ubutaka, imana. Uwo ni umutambyi wabo, muramureba neza. Iyi speech arimo arayivugira i Vatikan. Bagiye gukora rwose ubwihuze hagati y'imihango ya Kiliziya Gatolika. Mwibuke ko imihango ya Kiliziya Gatolika ari imihango ya Gipagani yitwa ikirikote ry'ubukristo. None hari aho uriya we ni bagiye guhuza imihango ya Gipagane yo ubwayo yeruye. Mu yandi magambo, ubu noneho turimo turugahamya ko ubupapa burimo kwikuzamo ikote ryabwo. Nimurebe bavandimwe, murebe mutungurwe cyane. Mbese abo baturutse hehe? Abo ni bandi? Abo ni bande? Murebe neza, bunamye kuri inde? Urimo ko arimo aravuza ibiki? Afite iki uwo nguwo? Uriya afite iki ku ruhande? Mbese abo bantu baturutse hehe? Bagiye gukora iki muri Jardin ya Vatikan? Hariho benshi bavuga ngo aya namakabya, ntago ari amakabya nkuru, noneho ni tere. Iyi ngiyi ni live, ntago ari Photoshop, nta nubwo ari na video editing. Uwo muntu yambaye ibiki mu mutwe? Ibyo ni biki yambaye? Muraza kubona naho Papa Francis nawe yarabyambaye. Mbese ngo arimo arakora ibiki? Iyo mihango, mbese iyo mihango izengurutse icyo giti gitemo hagati, mbese hagiye gukorwa iki? Nimutuze murebe. Mwibuke neza amagambo ngo iraguye Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ahindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga bihumanye. Aya magambo muyiteho cyane muri no mwanya, kandi abarya isata burenge. Reka dukomeze. Watch.
bazengurutse wa mugore wabo Pachamama, mama Pacha, bazengurutse kakato cya gihema, buriya ririya hema rifite ishusho y'inyanja, nimuza kureba murasanga ari inyanja koko, murebe ikigiye kuhakorerwa. Ndabibutsa iki ngiki bavandimwe bose muri aha ngaha, ndabibutsa ko iyi nama yari igendeye icyo kubita ngo nukubungabunga ibidukikije cyangwa se iby'iminuka z'ikirere, aho hari hafite umugambi wo kureba neza ngo amazone nk'ikintu gikwiye kurindwa cyane. Amazone ubundi iyo tuvuze amazone abatazi amazone icyo ari cyo, amazone abantu bize geography barayizi neza. Amazone ni inyanja, amazone ni inyanja ariko no ikaba ikikijwe n'ishyamba, bityo bakavuga ko amazone atanga amazi menshi, akaba atanga n'umwuka mwinshi. Mu by'ukuri muraje murebe ukuntu ngira ngahari, nubwo mujye mwibeshya ko abagatulika baramya Imana y'ukuri, cyangwa se mukibeshya ko papa ufite umugambi kuko nkwa Kristo nk'ubusimbura bwa Petero ku isi, murasanga papa bufite ikindi kintu mwebwe bwanyu mutabasha gusobanukirwa, ubwo bwiyambuyemo ikote ry'ubukristo. Reba icyo kinyoni ihindutse ishusho ry'abadayimoni, ahindurwa imyuka mibi ndetse n'ibisuga bihumanya. Uwo ngo yambaye ibibaba bimeze biti, yambaye ibibaba bya kagoma. Aha mwibuke neza muri Jardin ya Vatikan, bavandimwe mukurikire, hatagira umuntu uza kwisobwa akana kamwe. Barazenguruka ikirumana cyabo, barazenguruka kubw'imihango yabo bakora, barazenguruka pe, barazenguruka bagiye kwihuza na Vatikan bakore ecumenism. Ubwifatanye bw'itoro n'isi, abasenga ibishushanyo n'abasenga anabitirwa ko basenga Imana, bagiye guhuza imihango, bagiye guhuza urugwiro, bagiye guhana igihango. Mbese ibi birushanyo iki se? Kubera iki tubona ibingibi bitarimo gukangura abantu? Suko kizaga tukarangije gufata amatwi abantu, ngira ngo ahari ibyanditswe bijye bitubwira ko igihe kizagera ubwo ubupapa buzakomeretswa uruguma rwica. Ibyo byasohoye mu 1998 aho bita Napoleon Bonaparte yafashe papa amufungira muri prison mu milimetero 200 yangiza papa wari uhagapfira mu buhungiro. Hanyuma imbaraga z'upapa zikaba zicitse intege, imbaraga z'upapa zo gutegeka ibihugu zikazicitse intege. Rero iki gihe nibwo upapa bwongeye kuzuka, aribwo Bibiliya ivuga ngo uruguma rwari rwarayishe rwarazutse. Koko murabibona neza ko ubwo Kiliziya Gatolika isigaye ikora ibintu nk'ibi ngibi, ikabikora muri Jardin yayo, ikabikora buri wese areba, yamara kureba hanyuma ntihagire ikintu babivugaho. Bigaragara ko Kiliziya Gatolika yarangije gufata isi amatwi rwose. Bigaragara ko abaperezida b'isi yose, bigaragara ko abami b'isi yose, bigaragara ko abategetsi b'isi yose, bikomango by'isi yose byarangije gufatwa amatwi na Kiliziya Gatolika. Ahantu hose nkuko twahoze tubivuga urahabona ibimenyetso by'ubugatolika. Barapfukamye bagiye kuramya mu mihango yabo. Mbese buri wese atekereze kuri buri shusho yose iri hano, iragira ikimubwira. Nubwo ataba azi ibijyanye n'Imana, arabasha gusobanukirwa mbese ngo ibi bintu ni ibiki. Mbese uwo muntu wagiye hagati yambaye ibiki? Yambaye ibiki? Muramureba, yambaye dore nguwo umurakare ugiye kwifatanya n'undi murakare. Uwo nguwo mugore we arimo akora ibiki? Yishushanyije ubwanwa ku munwa wagira ngo ni nk'ubw'injangwe. Ibi byose nibyo Kiliziya Gatolika igiye gufatana nabyo. Iraguye buroni, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ahindurwa imyuka mibi yose n'ibisiga mu mwanya. Reba icyo gisiga, reba uwo nguwo. Mbese ubwanwa bumeze bute? Yishushanyije ubwanwa bumeze bute? Nk'ubw'injangwe. Nimurebe neza. Mbese muri guha amaso yanyu bavandimwe? Iyi ni inama ya Amazon, Pan Amazonian Synod. Inama yari igendereye kwiga ku byo kurengera ibidukikije. Abantu muri kino gihe bagiye kuramya imbaraga y'ibidukikije, imbaraga iboneka muri natire, aho kugira ngo baramye Imana yaremye natire. Ubu papa burimo bashaka kugira ngo bwinjize abantu mu kuramya natire, aho kugira ngo baremye Imana yaremye natire. Mu by'ukuri Imana yaremye ibintu n'abantu minsi 6, uwa 7 iraruhuka. Ariko papa bwashyizeho icyumweru, ngira ngo hari muzi ibyavuye kuri Constantine. Murebe uwo mugore ibyo arimo gukora, mukomeze muha amaso, ariko mbasobanurira n'ubutumwa bwiza. Upapa bwashyizeho itegeko ry'icyumweru, butegetse ahagana muri 1928. Ngira ngo ahari ikigiye kuzakurikiraho ni ikigiye kuzaba itegeko ry'icyumweru giye kuzatangazwa buheruka. Murebe neza, watch please, watch.
nimurebe bavandimwe, mbese agiye kuyihereza nde? Nibyo agiye kumuhereza. Uriya ninde? Reba antikristo, nimumurebe. Amuhaye iki? Impeta. Amuhaye iki? Witness your eye please. Nimurebe. Nimurebe abajya bavuga ngo dusabye Kiliziya Gatolika, mbese ubwayo noneho nishyize ahagaragara. Hari umudivantiste wavuze bino? Mbese hari umudivantiste washyize bino ahagaragara? Reka amabuye arangurure ibi byose byabereye ku karubanda, Imana ibishyira ku karubanda. Watch, nimurebe. Agiye kumuhereza iki? Mbese Pachamama yaba ifite iyihe sano iri na Bikira Mariya? Pachamama bavuga ko ari Imana y'ubutaka, Imana y'uburumbuke, bagiye kuramya uburumbuke, bagiye kuramya natire. Mbese yaba ifite inyisano na Bikira Mariya? Pachamama, umugore utwite, ngira ngo ari murabonye ko Papa Francis amwakiriye, nyina w'isi n'ijuru ni Bikira Mariya, none uriya nawe ni Pachamama nyina w'iki? Uwo ngo agiye kumwambika iki? Mwitegereze murebe. Agiye kumwambika iki? Agiye kumwambika urunigi ntazi yo rukomotse. Mbese ngaho ni murebe bavandimwe, rwose muri bene wacu nta kibazo, dore ngubwo niko avuze. Mbese Kiliziya Gatolika iracyari itorero ry'Imana? Hari abakifata nk'itorero ry'Imana. Ubu papa harongera gushidikanya ko ari antikristo. Ngira ngo hari mu papa bwose bwabayeho, ubu nibwo papa bubashe kwiyambura ikote ry'ubukristo mu buryo bugaragara. Mwese murareba, Papa Francis niwe muntu ubashe kwiyambura ikote ry'ubukristo mu buryo bugaragara. Mwese ntawe utabibona, noneho ngira ngo hari mu ishusho igaragara cyane, mu ishusho igaragara cyane. Reka rero abandi nabo bakomeze imihango yabo, bakomeze kureba ikijya mbere, reka rwose barebe neza. Laudato si antikrikoreta, urushanwa rwa gishumba rurimo ibyo kurengera ibidukikije. Ngira ngo ahari bavuga ngo tugomba gutegeka itegeko ry'icyumweru kugira ngo ibyaremwe birengerwe, kugira ngo imyuka ijyanwa mu kirere igabanuke, bityo ibihinduka ry'ikirere rigabanuke. Barakomeje nabo imihango yabo, ariko bagiye gufatanya. Murabona ko uruhande rumwe rwo hakurya Kiliziya Gatolika, urundi rwo hakuno n'abasenga ibishushanyo, nyamara bafite ibyo bajyanye mu Kiliziya Gatolika bagenzi babo. Abangaba nubwo mubona Kiliziya Gatolika itandukanye n'abasenga igihumana, ariko nako n'ubundi barahuye n'ubusanzwe, kuko Pachamama ifite ikihuye na Bikira Mariya. Muzashaka amateka yabyo. Pachamama, nimurebe neza bavandimwe, bityo ntimukajijishwe kandi mujye mureba. Bavandimwe barinzi binyike, mujye mureba. Nukuri biragaragara ko abagatanze aya makuru basinziriye, bari abatari mu kinya cyo bita ngo n'ubutumwa bwiza, ngo ni Yesu Kristo bagomba kuvuga wenyine, bari mu mudamararo w'isi wo gushaka icyoro cy'isi no kujya no kuza muri mpuzamatorero. Reba, murebe neza, murebe. Mbese muri kureba, nimutegereze, muhereze amaso yanyu, mumbwire ko ibi ngibi bikwiye gucecekwa. Mwibuke neza, marayika avuye mu ijuru avuga amagambo ngo iraguye Babuloni ihindutse icumbi y'abadayimoni, ahindurwa imyuka byose n'ibisiga bihumanye ndetse byangwa. Bwoko bwanjye nimusohokemo. Kuki mwari ndi kurimbukira muri Babuloni? Mbese nimureba, mbese muracyafata Kiliziya Gatolika nk'itorero rigifite nk'itorero kiyobowe na Mwuka w'Imana, cyangwa se muracyafata Kiliziya Gatolika nk'itorero rigeze kuyoborwa n'Umwuka? Muracyafata Kiliziya Gatolika nk'itorero rya Kristo? Mbese muracyafata ubupapa nk'ubusimbura Kristo bwa Kristo koko ku isi, cyangwa se muracyafata ubukristo nk'uburi Vatikani? Ndababwiza ukuri ko ibyanditswe byaravuze ko Vatikani ari umujyi w'inzoka, n'ubundi niko usobanura. Ikindi, Vatikani akaba ariho intebe ya Satani iri, nkuko tubibona mu byayishuwe igice cya 2:17. Mukomeze murebe. Witness your eye please. Nimurebe, nimwitegereze. Nimurebe, nimwitegereze. Witness your eye. Turemeranya namwe rwose. Papa Francis n'uwo mugore barabyemeranije. Mpuzamatorero, ecumenisme. Mbese bavandimwe, muravuga iki ibi ngibi? Abareba mwese mufatiwe mwanzuro, musoke mu madini bwo butumwa bwanjye, musoke muri Kiliziya Gatolika, musoke madini yayobye, musoke amatora ya Protestanti. Mbese murabizi neza ko amatora ya Protestanti yihuje na Kiliziya Gatolika, akihuza bagakora icyo bita mpuzamatorero, bakihuza n'ubupagani bahoze ushize bihuje n'ubuhindu busenga imisozi, habeho nubwo bihuje n'ababudizime basenga ibishushanyo, basenga inyana, basenga inzovu.
mbese mureba aho kantu, iryo hema rifite igishushanyo cy'inyanja, rikaba rifite akato ku ruhande, aho bagabo b'abarakare bameze bate, indigenous peoples of Andes, ni imisozi bita ngo ni Cordillère des Andes, muzi mwese, abantu ngo bafite inkomoko muri Cordillère des Andes, muri Amazone, basenga ibyaremwe nyina w'isi. Kandi mwibuke neza ko mu rwandiko rwa Gishumba rwa Papa Francis avuga neza ko isi ari mama wacu, isi it is our mother. Isi ni mama wacu. None uriya nawe ngo ni Pachamama, iriya ngo ni Pachamama, nyina w'isi. Ubwo none buriya ari nyina w'isi, ubwo uriya nawe ni mama wacu. Rero ubwo byumvikana ko ariko Kiliziya Gatolika igize gute ibifata. Mbese murumva Kiliziya Gatolika igifite imihango ya Gikristo, ubu no turabibona mu ishusho y'iki yikuyemo ikote ry'ubukristo ikaba mu ikote ry'ubupagani. Nimukurikire mwumve neza ayo speech. Hari ubwo tutabasha gusobanura ibiyarimo, hari ubwo tutabasha kureba ibyo mbere, ariko buri wese arabasha kureba. Per celebrare il tempo, la stagione del creato, e per segnare l'inizio del sinodo sull'Amazonia, di cambiare profondamente l'istinto e il cosmos, senza la parola di la quale ne sustenta. Mu speech agiye atandukanye mukurikire, ntabwo ibyo mfite umwanya wo kubitaho kuko ntabwo numva ururimi rwabo, nta nubwo ari ngombwa ngo murwumve mwebwe mu witnessing. Ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibitaka bigiye gukoreshwa mu gutera igiti cy'ubufatanye bwo hagati ya Kiliziya Gatolika n'abasenga Pachamama. Mwibuke neza abakardinali ahanga barageze bararira bamwe, nk'umukardinali bita ngo ni Kardinali Yoza Savino, George Yoza Savino yabonye bino ararira cyane, aravuga ngo bikwiye kwirindwa cyane, ndetse abantu bakwiye gukura amaso bya Vatikan bikirindwa cyane. Aha ni muri Jardin ya Vatikan bavandimwe, mukurikire. Proseguiremos en español. Oración de consagración. Es la hora. Mu speech yagiye atandukanye, mu mvugo zigiye zitandukanye, mu binyabubasha bigiye bitandukanye, nimurebe ibyo bitaka, murebe uwo mukeka, muze kureba buri kintu cyose kibabera ijisho, kibabwira muraza kubona icyo bisobanuye. Yego, mukuramya isi, mukuramya isa kugira ngo baramye Imana yiremye, mukuramya ibidukikije kugira ngo baramye Imana yabiremye, mukuramya Pachamama, nyina w'isi, nyina w'uburumbuke, nyina w'izuba, nyina w'ukwezi. Niko handitse. Ngira ngo ahari benshi tugiye gutegura seri y'icyigisho kivuga ubupapa bwiyambaye ikote ry'ubukristo. Tugiye kuzashyira ahagaragara ikote ry'ubupapa bwiyambaye ikote ry'ubukristo. Murebe ntimuze gucikanwa. Ririya hema ririmo uwo mugore Pachamama, rikaba ririmo ibintu bigiye bitandukanye, ubwato ndetse n'inyanja, nako hashushanyijeho inyanja Amazone, inyanja ya Amazone, ishyamba rya Amazone. Mbese uwo nguwo azanye ibiki? Nimukurikire. Azanye ibitaka byo kumena kuri cya giti cy'ubufatanye. Nimukurikire. Este mes de mayor oración y actividad en unión con nuestra casa común. Mwihere amaso, mwihere ijisho. Watch. Please watch. Cuya declaración del Día de Oración por el Medio Ambiente hace 30 años ha florecido en este tiempo que honoramos hoy. Que esta tierra fertilice una profundación de nuestra celebración del tiempo de la creación. Terra dai migranti. Martina Lip. E bambini. Mbese mwakomeje kureba ukuntu bagenda bazamenaho ibitaka, hagiye gukurikizwa iki? Ngira ngo muri kumva neza ibirimo kujya mbere, muri kubyumva. Dalle lacrime del dolore.
nubwo mutabasha kumva imvugo murimo murebera ibibera papa francis abakaridinari na bya binyoni ihindutse icumbi ry'abadayimoni ahindurirwa imyuka mibi yose vatikani umujyi w'inzoka vatisi uva mu mujyi ubuhanuzi bw'inzoka ngira ngo aha ntawe utarimo kwirebera neza birimo kujya mbere ahangaha mu ma speech agiye atandukanye mu mvugo z'abayobozi bagiye batandukanye. Witness your eye please. Yego ngira ngo muri kureba quindi noi vi abbiamo già dato un po' questi flyer, no? Il cantico su scritto e facciamo un esercizio proprio da autodidatti. Seguiamo il testo del cantico perché ovviamente non abbiamo il tempo di raccontare nulla, però ve lo leggo attraverso il salmo. C'è bisogno di vedere questo tutti e nessuno, qui è una lode cosmica, tutti lodano, e invece Francesco dice laudato simi Signore per, questo per che ci dice uno strumento, la lode che posa lo sguardo sulle creature, le usa come strumento di lode. È un sia lodato, è un passivo, siamo veramente sull'insegnamento del Padre nostro. E ringraziare, no? Prima c'è benedire, no? Le 4 azioni, lodare, benedire, dire bene, la gentilezza, come vengono trattati gli elementi, con la dolcezza, come vengono descritti da Francesco. È proprio il Vangelo di oggi che ci dice ti rendo lode Padre nel cielo e nella terra. Poi ringraziare nasce dal riconoscersi piccoli e bisognosi di tutto. E da questa parola che ci dà oggi Gesù, tutto è stato dato a me dal Padre mio. Questo è il Vangelo di oggi, non è un caso. Se noi vivessimo veramente in questa maniera dove tutto, le cose belle, la bellissima giornata che stiamo vivendo insieme, ma anche le cose brutte, tutto è stato dato a me dal Padre mio. Quindi ecco, anche il servire è sinonimo di amare ed è la quarta azione che è importantissima. Quindi ecco, voglio proprio lasciare questo pensiero anche al canto di Fra Alessandro, entrando dentro anche a come è nato il cantico. Il cantico è nato nella grandissima sofferenza di Francesco. Lui era molto malato, morente, 2 anni prima della morte, era cieco, ma riusciva a vedere una bellezza che noi con gli occhi a volte nell'abitudine non murebe vediamo. Quindi ibyo binyoni biri mu giti col canto di Fra Alessandro vatikani papa aratuje hagati y'abakaridinari ndetse n'abafureri. come 3 compagni nella fornace Mu witness your eye please, le nostre sofferenze, perché il canto di lode which può nascere anche dentro una was profonda very sofferenza, terrible. immergendo c'è laudato simi Signore per, questo per che ci dice uno strumento, la lode che posa lo sguardo sulle creature, le usa come strumento di lode. È un sia lodato, è un passivo, siamo veramente sull'insegnamento del Padre nostro. E ringraziare, no? Prima c'è benedire, no? Le 4 azioni, lodare, benedire, dire bene, la gentilezza, come vengono trattati gli elementi, con la dolcezza, come vengono descritti da Francesco. È proprio il Vangelo di oggi che ci dice ti rendo lode Padre nel cielo e nella terra. Poi ringraziare nasce dal riconoscersi piccoli e bisognosi di tutto. E da questa parola che ci dà oggi Gesù, tutto è stato dato a me dal Padre mio. Questo è il Vangelo di oggi, non è un caso. Se noi vivessimo veramente in questa maniera dove tutto, le cose belle, la bellissima giornata che stiamo vivendo insieme, ma anche le cose brutte, tutto è stato dato a me dal Padre mio. Quindi ecco, anche il servire è sinonimo di amare ed è la quarta azione che è importantissima. Quindi ecco, voglio proprio lasciare questo pensiero anche al canto di Fra Alessandro, entrando dentro anche a come è nato il cantico. Il cantico è nato nella grandissima sofferenza di Francesco. Lui era molto malato, morente, 2 anni prima della morte, era cieco,
ma riusciva a vedere una bellezza che noi con gli occhi a volte nell'abitudine non murebe 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 E quindi ibyo binyoni biri mu giti col canto di Fra Alessandro Vatikan papa aratuje hagati y'abakardinali ndetse n'abafreri come 3 compagni nella fornace witness your eye please le nostre sofferenze, perché il canto di Which lode può nascere anche dentro una was profonda very sofferenza, terrible. immergendo le mani nelle lacrime di tutta la birakomeye creazione. cyane kubyiyumvisha abavandimwe abantu benshi barakangaranya ari abakardinali bishops abarayiki ndetse n'abandi kugeza ubwo bavuze ngo abakardinali urubuga rwa Kiliziya Gatolika rumwe rwita ngo ni Catholic News Agents rwavuze ngo abakardinali ababishopu abarayiki 100 bafashe umwanzuro wo kubwira Papa Francis ngo Papa Francis ihane iyo mihango ya gipagani yabereye muri Jardin yawe. Ni ukuri biteye ubwoba, biteye agahinda, ni ukuri birakomeye. Ngira ngo ahari turi mu buheruka muze murebe neza ibyo muhango aho ugiye gusoreza hehe. Ngira ngo muri kubona speech yagiye atambuka n'abakardinali bagiye batandukanye baturuka muri Pan Amazonian Synod, bavuye abarayiki bagiye batandukanye, abafreri, abaseri bakomeye bagiye bava muri Amazone. Muve muri Buroni, nibwo butumwa bwanjye. Papa bafreri bagenzi banjye, muve mu Kiliziya Gatolika. Baseri bagenzi banjye, muve mu Kiliziya Gatolika. Abantu bose muri nyuma ya Kiliziya Gatolika, muve muri Buroni, mukize amagara yanyu, musoke. Nibwo butumwa bwanjye. Nimukurikire murebe nene ugiye kubera hano. Mbese hagiye kubera ibiki? Uwo ni Papa Francis umwungirije, ndetse hakaza n'abo bagabo babiri bagiye gukora imihango yo gutera igiti cy'ubufatanye. Mbese ni gute umwijima ugiye kwana n'umucyo? Ubwo biragaragara ko nta mucyo ugiye kwana n'umwijima, yose ni imyijima. Ntimwibeshye ko hano hari umucyo unumwe uhari. Bose bagiye kwihuza ko n'undi ari bamwe, kuko bamwe n'abagatolika, bamwe n'abapagani bambaye imyambaro ya Gikristo, abandi n'abapagani mu buryo bweruye. Mu yandi magambo, ubwo hagiye ko ubufatanye n'ubundi bwari busanzwe n'ubundi buhari. Ni mutega amatwi, ngira ngo ahari mwumve ayo majwi, noneho ababasha kumva, ababasha no kureba, noneho mushyira amatwi yanyu kurimo kuvuga muri iyo video. Ni mwumve noneho mwibeshe amaso. Uwo ngo arimo akora imihango ya gipagani n'ubusanzwe, imihango ye n'ubundi arayikomeje. Ngaho ni mwumve warakora ibiki? Agiye gutera. Uwo ngo aririmba ibiki? Uwo arimo aririmba ibiki? Papa Francis. Umuhango urakomeje wo gutera igiti cy'ubufatanye bwa Kiliziya Gatolika n'ubupagani. Kugwa kwa Buroni nguku. Kugwa kwa Buroni nguku. Iragwira Buroni ihindutse icyo abadayimoni, ahandi n'umwuka byose n'ibisiga bihumanye kandi byangwa. Bwoko bwanjye nimusohokemo. Ararembye ngo Laudato Si, namwe kubyumva ni Laudato Si. Ese Laudato Si ni iki? Abanyumva bari kumva Laudato Si mujye gushaka icyari cyo. Mushake inyandiko ya Laudato Si muyisome, murasanga ibintu biremereye cyane biteye ubwoba. Laudato Si. Laudato Si. Wa murongo uvuga ngo hatagira wemera kugura no kugurisha adafite ikimenyetso cy'inyamaswa umurango cyangwa mu kiganza. Uwo murongo byanditswe byera ugiye gusora vuba vuba cyane bidatinze. Warimo arakora ibiki? Imihango ya gipagani nk'ibisanzwe. Ahubwo mwibuka ko ari abagabo bafite ubwanwa bumeze nk'ubw'injangwe. Mbese Papa Francis ni gutagiye kuva Papa Francis nawe gerageza ugira icyo ukora. Uyu ntago ari Kristo, umusimbura wa Kristo. Uyu ni antikristo, ntago ari umusimbura wa Petero, ni umusimbura w'ubupagani ku isi. Reka babwire abavandimwe, nimwumve ko ari ugusebanya. Ngira ngo ari mwese muri mwabyibonera, ngira ngo hari utarimo kubihe aguha amaso kugira ngo arebe imihango akorewe hano. Nimukurikiye Laudato Si. Laudato Si urwandiko rwagishijwe rwa Papa Francis rwasohotse ruvuga ko isi ari mama wacu, ndetse ku itegeko ry'icyumweru rigomba gutangazwa, abantu bagashyirwa gusenga ku cyumweru. Ngira ngo ahari mugenda mubona kenshi cyane turimo turakora seri
ivuga ngo imirindi y'itegeko ry'icyumweru, nimugende murebe yose murasanga kuri YouTube channel yacu Emmanuel Uwitonze, mwandikemo murabona neza ibyisho byagiye bitegurwa kugena saniro itegeko ry'icyumweru, imirindi y'itegeko ry'icyumweru, aho urugendo rw'itegeko ry'icyumweru rwahoze bikorera urugendo rwacu mu ibanga, ubu noneho rugenda rujya ahagaragara cyane mu mvugo itangaje cyane. Laudato si, laudato si. Ubupapa bwiyambuye ikote ry'ubukristo bukaba bwambaye n'ikote rya Gipagani ku mugaragaro bicaye kuri Papa Francis ubu ngubu, ndetse kugeza n'ubwo abakardinali bavuze ngo noneho Papa Francis na Antikristo agomba kwihana imihango Gipagani yabereye muri Jardin ye ya Vatikan. Vatikan umujyi w'inzoka niko bisobanura mu Kinyarwanda. Vatis Canus uwo ngo yambaye iki? Ubwanwa nk'ubw'injangwe, aha, ibinyoni ibibaba bambaye umutwe bimeze nk'ibya kagoma. Right. Laudato si, laudato si, laudato si niki? Laudato si, laudato si. Kardinali Yuroza Savina avuze ngo this is syncretism. Naho bita ngo ni Kardinali Mariya Vigano we yereye ku mugaragaro avuga ko ubupapa aribwo Antikristo nk'uko byavuzwe na Sister Sarete. Murebe amakuru yagiye yandikwa kuri Catholic News Agents, murebe za live site.com news, murebe neza murasanga ibyo bivuga cyane. Amazon Synod yabaye ikintu cyateye isi ubwoba muri kino gihe, cyateye ubwoba abantu bo muri Kiliziya Gatolika ubwabo, ngira ngo abantu bose bagiye bakangarana bakabona ibyabereye muri de Vatican bikabakangaranya, ariko nta kindi kintu ushaka gukora keretse gusohoka muri Kiliziya Gatolika. Mwisohoke mu bene data, kuki mwarindira kurimbukira muri Kiliziya Gatolika, kuki mwarindira kurimbukira mu madini yayobye? Musohoke nibwo butumwa bwanjye. Muri Jardin ya Vatikan, ndabizi ko aho uri ariho intebe ya Satani iri, nyamara ntiwihakane izina rye. Mbese urabizi ko aho papa buri mwari mubizi ko ariho intebe ya Satani iri? Ngira ngo ahari ibikorewe ahagaragara nibyo ni bike cyane. Ubwo ibikorwa hatagaragara, ngira ngo hari abakardinali mwe bagiye bavuga ngo Papa Francis yazanye imihango ya kimasoni mu itorero rya Gikristo, yirukanye Mwuka Wera mu itorero. Mbese n'imvugo zagiye zivuga kuri Papa Francis nibyo muzagira mwumva. Aha, iyo ni imihango ya Gipagani yabereye i Vatikani, yabereye i Roma. Ubu ni Papa Francis ugiye gusenga, asengera imihango yabaye. Mbese arimo arasenga Imana, dore igiterimo n'agahinda kikayishengura n'iki ngiki mu Pagani bwambaye ikote rya Gikristo bikabasha kugira Imana. Antichrist, uyu ni Antikristo, umwana wo kurimbuka. Amen. Imihango igeze ku iherezo. Imihango igeze ku iherezo. Icyaberaga i Vatikani mu nama ya Amazon yabereye i Vatikani, bikarangiza isoreshejwe no gupfukamira Pachamama. Ni ibintu bikomeye cyane, biteye ubwoba, biteye agahinda, biteye impungenge, byateye isi yose kwifata ku munwa, ikifata impungenge. Iraguye Babuloni, uwo ni marayika wavuye mu ijuru ati iraguye Babuloni. Mbibutse ko marayika ari ababwiriza butumwa bazasukira imvura y'itumba. Kuko Babuloni nguko kuragaragara, ndetse mutabona ariko kuzasohora neza itegeko ry'icyumweru ritangaje. Mukurikira ibyishimo biboneka kuri Eah-PT Ministries, kuri live site yacu ya YouTube, wandikemo Uwitonze Emmanuel, urabona ibyavuzwe, urabona ibyiciro bya Sandero. Ngira ngo hari umuhango urarangiye, mukurikire mbese abantu bese mwahaye amaso yanyu.
mwarebye ibyabaye, nta na kimwe mutabonye, mwiboneye mu buryo busobanutse cyane, mwiboneye. Reka Uwiteka abahire kandi mwumve neza igihari mu izina rya Yesu. Iraguye rero. Syncretism, imihango ya gipagani yabereye i Vatikani. Igipagani ni Vatikani, igipagani ni Vatikani, igipagani ni Vatikani, right? Igipagani ni Vatis Canus, Vatis umujyi, Canus n'inzoka. Ndabizi ko aho uri ari ho intebe ya Satani iri, ariko ntibihakane izina ryanjye. Mbese hari ikitamya, hari ikindi gihamya kitagaragaza ko intebe ya Satani iri Vatikani? Watch. Greetings, salutations. Mbibutse bavanywe ko twiga ku murongo uvuga ngo kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ry'ubusambanyi bwawo bwo mudugudu, kandi abo mu isi basamanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bwo mudugudu ndetse no kudamarara kwawo. Abatunzi ubwo tubonyemo hari iki? Tubonyemo ko abami bo mu isi basambanaga nawo, kandi abatunzi bo mu isi, abatunzi, abacuruzi batugatungishwa n'ubwinshi bwawo no kudamarara kwa mudugudu. None bavandimwe, mbese niba koko murimo kubibona neza, murabona intambwe Kiliziya Gatolika imaze gutera, murabona intambwe upapa amaze gutera. Mbese hari umuntu noneho uzongera gushidikanya ko upapa ari antikristo? Niba ubwabo babasha kwiramiriza imana z'ibigirwamana no ku mugaragaro, bakakira abahamya imihango ya gipagani, kuri mwabibonye, mwabonye Pachamama, mureba bari abapriest, bari abatambyi bayo, mureba biriya byose biriya bwato, ibintu byose biriya binyoni. Mbese byanditse ngo iki? Ngo iraguye Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Mbese hari ikindi gihamya kibagamiza ko ihindutse icumbi ry'abadayimoni koko? Namwe utabihamya, niba mutabyemeza, ndaje mbabwire abagiye kubemeza ko ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ahindurirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bumanyi kandi byangwa. Ninde ubihakana? Ninde wabonye ari amashusho y'ibinyoni yararimo hariya? Ntabwo mwitegereje amashusho y'ibinyoni yararimo hariya? Reka dukomeze tujye mbere. Ubwo bamwe twebwe abadivantisi musohoka n'indi twahawe uyu muburo, kuko ari twebwe abana b'ubwami, twibwira ko turabona Aburahamu, twahawe uyu muburo wo kugira ngo tugaragarize isi aho ibizira Kiliziya Gatolika igomba gukora. Twahawe umuburo wo kubwiza ubutumwa bw'abamarayika batatu, ariko twabuvuyemo. Bityo rero hari ikintu gitangaje yuko amabuye agiye kurangurura, amabuye atarigeze amenya iby'ubutumwa agiye kurangurura, kandi abirangure mu ijwi rirenga cyane. Ndabinginga bene data kugira ngo mwite kuri uyu muburo. Njyewe ubwanjye ndavuga, ariko ndi umuntu uzapfa, ariko ubutumwa n'ubutumwa bw'iteka ryose bugomba kubwirizwa mwebwe, amahanga yose, ab'indimi zose, imiryango yose, ndetse rwose. None se bavandimwe, mbese ntibikwiriye ko mumenya ibya buno bwiru? Amahanga yose yarangije gusinda, abami bo mu isi bose barangije gusinda inzoga z'umudugudu. Babuloni, Vatikani ubwayo isona ngo ni umujyi w'inzoka, cyangwa se umudugudu w'inzoka. Igihe ijambo ry'Imana ryavugaga aho ubupapa buri, yaretse ngo nzi ko aho uri aho intebe ya Satani iri. None bavandimwe, mbese niba intebe ya Satani iri, ndagira ngo dukomeze tujye mbere turebe. Mbese abantu bakwiye kwerekeza amaso aho intebe ya Satani iri, cyangwa bakwiye kwerekeza amaso aho Imana iri? Bene data, ndabwira iki ngiki kugira ngo mwite kuri muburo. Mbere yuko mvuga ibyo abakardinali bavuze, abakardinali bo muri Kiliziya Gatolika ibyo bavuze kuri sinode ya Amazon yabereye i Vatican ku itariki 4 kugeza ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10,
imihango yabereye muri Jardin ya Vatikan nkuko mwayibonye ngira ngo ariko mwagiye muyigaragarizwa. Ndagira ngo mbere uko ngira ikirivuga kuri ngibyo mvuga ngo numvira indi jwi rivugira mu ijuru riti mwirivugira hehe mu ijuru ngo bwoko bwanyu nimusohokemo kugira mwe gufatanya n'ibyaha byo mu byawo mwe guhabwa no ku byago byawo. Mbese mwamuzi iteka Kiliziya Gatolika igiye gucirwaho? Mbese mwamuzi urwihuze rwa mpuzamatorero rwa Kiliziya Gatolika rwa Protestant rwa leta rwa Kisilamu? Ubwo bwihuze mwamuzi icyo bugiye kwerekezaho? Nukurimbuka buherere, kurimbuka buheruka, kurimbuka gukomeye cyane. Ishyano rigiye gukurikirwa n'iri shyano. Bene data musoke muri Babuloni, musoke amatorero yobye, musoke amatorero ya Protestant yaguye, musoke muri Kiliziya Gatolika, musoke mu matorero ya Kisilamu, musoke mu pagani. Twabuze dusoma amagambo avuga ngo mbese ni ryari ibyaha byo bizazamuka bikagera mu ijuru ngo nijya amategeko y'Imana azaba ahinda ubusa n'ay'abantu. Ubwo muzabona itegeko ry'icyumweru risimbuwe n'itegeko ry'isabato, muzamenye ko ibintu bikomeye cyane, kumenye ko igikombe cya Kiliziya Gatolika ndetse n'icy'amatorero ndetse n'icya Kisilamu ndetse n'icya Gipagani muzamenye ko cyuzuye. Ubwo tubonye ko abantu bose muri Kiliziya Gatolika, ubwo tubonye ko Kiliziya Gatolika yibuje n'ayo madini yose agakora mpuzamatorero kugira ngo irenganye bera bisumba byose. Ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe ngo igihe ubumwe hagati y'itoro n'isi butaragerwaho mu bukristo bwose, ari nabwo kwa Babuloni kuzakuzuye. Reka babwire ikintu kimwe. Ubwo tubona ko Kiliziya Gatolika yakoze mpuzamatorero nawe n'Uprotestanti, tukabona ko Kiliziya Gatolika yakoze mpuzamatorero n'ikino na Kisilamu, abavuga bose bafite umurongo wo kuvuga Imana bakabaragize gute, bakabagize ku rugero rwo kwihuza rwo kwihuza n'abasenga upagani nkuko mwahoze mubire muri ya video mukamureba ibyabereye Vatikan muri Jardin. Ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, kuko kwa Babuloni kurimo kuragenda kuruzuye kuruzuye. Bene data ko Babuloni kuruzuye, ngira ngo hari murabibonye, ngira ngo hari ubwo bihuje na Kiliziya, hari ubwo bihuje n'abahindu, hari ubwo bihuje nabo mu Gishinwa basenga Buddha, hari ubwo bihuje na Confucianism. Ibyo nabyo byabayeho, ngira ngo tugira umwanya tuzabicamo. Reka mbwira ikintu kimwe, ko kwa Babuloni kuruzuye, dore ngo kuruzuye kuzaba kuzuye, ariko kuzaba kuzuye neza ibyaha byabo bizazamuka bigere mu ijuru, ari uko itegeko ry'icyumweru rigize gute ritangajwe. Ariko mukurikije ya video mwabonye murabona ko kugwa kwa Babuloni, kugwa kwa Kiliziya Gatolika, kugwa ku papa kuzuye, kugwa ku papa kuruzuye. Ubu papa ntabwo bucyambaye ikote ry'ubukristo, ubu buri wese arimo arareba agaho ka Kiliziya Gatolika mu ishusho igaragara cyane. Na mwarebye video mukayumva neza. Reka mbabwire gatoya, hari abantu bamwe bagiye bavuga iby'ibintu byabereye Vatikan bikaba mu buryo bugiye buteye ubwoba cyane. Mbese usibye Abadiventiste wa karindwi n'abandi bose bubaha Imana, nta bantu bigeze babona ibihamya by'iki kintu, nta bandi bantu bigeze bavuga ibintu biremereye kuri ibi ngibi. Ndagira ngo babwire abagabo bamwe. Hari umugabo umwe bita ngo ni George Rosa Savino, ni umukardinali, ngo ni Cardinal George Rosa Savino wo muri Venezuela. Ni umuntu ukuriye ni archbishop wa Caracas, wa Saint Square Caracas. Yaravuze ngo the syncretism evident in the ritual celebrated in the Vatican garden on the past 4 October should be avoided. Ngo imihango yabereye muri Jardin ya Vatican ahagana muri Jardin ya Vatican ahagana ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 ikwiye kwirindwa ndetse rwose, kuko ni ibanga ryo mu bwihisho, kandi ibintu bigomba kugira gute, ni ibintu bigomba gushyirwa ahagaragara. Iyi nkuru yanditswe na livesitenews.com. Uyu Rosa Savino mu mvugo ibabaje cyane yagaragaje akababaro ke bitewe n'ibyo Kiliziya Gatolika yakoze, bitewe n'ibyo ubupapa bwakoze, ariko nta yandi mahitamo afite, kuko Kiliziya Gatolika ari cyo kintu n'ubundi abantu bafite Kiliziya Gatolika mu ishusho batazi, bityo ibyihishe inyuma ntago babizi. Iyo bakabona rihabwa abantu bose mu buryo bugaragara, ntago bayishurirwa icyo Kiliziya Gatolika ari cyo. Bityo rero bavandimwe, ndabashishurira iki ngiki kugira ngo mukurikire iki ngiki kandi mucyumve neza. Uyu George Rosa Savino wo muri Venezuela yavuze ibyo ngibyo ko iyo syncretism ngo ni imihango ya Gipagani yakozwe na Papa Francis muri Jardin ya Vatican, ikwiye kwirindwa mu buryo bugize gute, mu buryo bwuzuye, ngo should be avoided entirely. Uyu ninde? Uyu ni Cardinal Rosa Savino, George Rosa Savino. Uwo ni umwe. Ndabashyiramo n'abandi bagiye babivuga, ngira ngo ahari mwumvishe undi bita ngo ni Cardinal
undi nawe mwumvishe bita ngo ni Cardinal Karli Mario Vigano, nawe ugavuze ngo Papa Francis ubaye antikristo. Byaravuzwe no kuva na kera. Dufite Rasista Rasarete wavuze mu cyamagana 46 aravuga ngo igihe kizagera ubwo Vatikan izaba yicayemo antikristo. Reka nkubwire Papa Francis ubaye antikristo, we ni Karli Mario Vigano. Ndagira ngo babwire indi nkuru iboneka hano ni kuvuga ngo abarayiki, abiza rukiza gatolika ndetse ngo n'ababishopu, abakardinali ngo bavuze ku mugaragaro kuvuga ngo Papa Francis urumuhakanyi urukanye mukara muri twebwe, ushujuguje Bikira Mariya, nicyo kuramya iriya mihango ya Gipagani yabereye muri Jardin ya Vatikan. Aya niyo magambo yasangijwe Papa Francis. Mbese bavandimwe, muratekereza iki kuri izi nkuru? Muratekereza iki ubwo tubona ko inkuru ibyo twanze kuvuga birimo biravugwa n'abanyamahanga kandi bikavugwa n'abakomeye bo muri Kiliziya Gatolika? Mbese bavandimwe, mwese tugakanguka tugashimikira ibyanditswe byera, mwese tugakanguka tukabwiriza isi ubutumwa bwiza, tukavuga kuko kuboko buri kugaragaye. Mbese mwakwitonze bavandimwe, badivantisi bagenzi banjye, uko kw'Imana kurimo kurabakurwaho, kurimo kukakerekeza mu banyamahanga, kurabakurwaho uko kw'Imana kwakuweho akariho kwerekeza mu banyamahanga, kugira ngo kubatoranyemo ingabo zigiye gukora umurimo uheruka. Reka nsoreze ku magambo ngiye gusorezaho, amagambo aheruka aboneka muri Zaburi igice cya 24 ababereye isataburenge. Haranditse ngo isi nibiyuze n'ibyo Uwiteka, isi n'abayibamo, kuko ari we wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Yego, ninde uzaza ku musozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara hera he? Murangurikiye? N'ufite amaboko atande n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we kubitagira umumaro. Ikindi ngo uwo ni uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Amen. No gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Abayishaka bose, abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso he hawe Uwiteka Mana ya Yakobo. Mwamarembo mwe nimunamuke, mwamarembo y'Iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Nuko bene data, nimwugurire imitima yanyu kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Tugisoma amagambo amwe aboneka muri Zekariya, tugiye gusoma mu gice cya 2. Ndagira ngo bene data mbabwire ngo musohoke muri Babuloni. Babuloni igiye kurimbuka. Kuko Papa kuragaragara, kuko kwa Kiliziya Gatolika kuragaragara, kuko komuza amatora kuragaragara, kuko kuvuga ku Islam kuragaragara. Mbese murakora iki? Kwifatanya kabasenga Imana n'abasenga ibigirwamana kuragaragara. Mbese murashaka iki bavandimwe? Muratekereza ikindi kiye? Mbese mwasohotse muri Babuloni mukerekeza aho Uwiteka bashakira? Reka dusome neza. Haranditse ngo igice cya 2 Zakariya igice cya 2:10 handitse ngo, reka mbere ku 8 handitse ngo, maze marayika twavuganaga arasohoka, marayika wundi aza kumusanganira aramubwira ati, nyaruko bwira uwo musore uti, Yerusalemu hazaturwa hamere nk'imidugudu itagira inkike, kuko abantu n'amatungo bizaba byinshi. Bene data, muri Babuloni, bene data, mukobwa w'isoni wicanye n'umukobwa wa Babuloni, irukucike, sohoka muri Babuloni ugiye Yerusalemu. Yerusalemu niho Imana yateguriye abana bayo gukira. Nuko rero Yerusalemu hazaturwa habe nk'imidugudu itagira inkike, kuko abantu n'amatungo bizaha byinshi. Nuko rero ninjye uzabera inkike y'umuriro ibakikije, kandi ninjye uzabera icyubahiro imbere muri wo, ni Uwiteka nyingabo avuga. Musohoke mwe kwita ku cyubahiro cyo mufite muri madini. Uwiteka ni uzabera icyubahiro, ni uzabera ikamba. Muze muri Yerusalemu, muve muri Babuloni. Nuko rero ngaho ni muhunge, muve mu gihugu cy'ikasikazi, ni Uwiteka avuga. Muve Babuloni ikasikazi. Ukirire bine ari nibyo nabatandukanijemo, ni Uwiteka avuga. Umurongo ngiye gusohorezaho muyumve neza. Yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, irukucike. Yewe Siyoni, muri ayo madini harimo abantu bubaha Imana, bakurikiza imihango nkuko bayitegetswe n'Imana, bataryarya. Mukobwa mwiza wicaranye ngo, mukobwa w'i Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike. Nibwo butumwa bwanjye muri kino gihe. Yeremiya igice cya 51. Reka twumve neza amagambo ahari. Yeremiya igice cya 51 hari amagambo ngiye tugiye gusorezaho, ngira ngo ahari handitse ngo
50 hari amagambo avuga ngo nimuteze urugamba rwo kugota i Babuloni mwabafozi imiheto mwe kuharasa ngo muharase nimuharase mwe kuhazigamya imyambi kuko bacume ku mategeko y'Uwiteka nimuhasarize impande zose kuko harayobotse ibihome byaho byaraguye iki kizaho zarasenyutse kuko ari uguhora k'Uwiteka nimuhahore muharengereze nk'uko hagiriye abandi. Musohoke muri Babuloni bwo butumwa bwanjye, musohoke muri Babuloni, musohoke muri Babuloni bene data, musohoke muri Babuloni. Nukuri haranditse ngo yewe utuye hagati y'amazi menshi wagwije ubutunzi, iherezo ryawe rirageze rimeze rihwanye n'uburakari bwawe. Uwiteka nyingabo arirahiriye ati nukuri nzakudendezaho ingabo zanjye zimeze nk'ubuzikira. Kuki mwari mu cyangwa Babuloni? Musohoke muri Babuloni bwo butumwa bwanjye, musohoke muri Babuloni bene data, musohoke muri Babuloni aho muri hazabarimbuza. Musohoke muri Babuloni, ngiki kimenyetso mbahaye cyanyuma. Ngira ngo hari kizagatuka bamuruko ahari byo bimwe uko bikwiye kwirindwa. Ibintu bikorwa muri kizagatuka muri kino gihe bibabere